Ikibazo cy'abakoresha nabi imirongo y'umweru iha uburenganzira abanyamaguru kwambuka umuhanda izwi nka zebra crossing ni kimwe mu bikomeje kwijujutirwa na benshi mu mujyi wa Kigali, aho hari abagenzi batunga agatoki bamwe mu batwara ibinyabiziga biganjemo abatwara moto gusagara abagenzi igihe bagerageza kwambuka ibishobora kuba byateza impanuka nk'uko abagana na ATV babitangaza. Bitewe n'uko buri muntu aba bareba uko imodoka bamwe baba bihuta abandi batihuta, kimwe n'uko abamotari kenshi badatabasha gutegereza abaturage ngo banze bambuke, ariko abaturage ntegeza ko abamotari bashobora cyangwa se n'abanyabiziga afite ibinyabiziga muri rusange baba bazi amategeko y'umuhanda bakagombye kureba nimba ari bo bagomba kubanza kwambuka bakabaha abagenzi inzira bakabanza bakambuka. Yica kubitewe n'inyungu utarashobora kuba ari kwihuta agiye gufata umugenzi cyangwa se afite ibindi biri mwirukansa, cyane cyane abanyemodoka bo baba bafite ibyabo bari kwirukankamo bashaka kujyamo, ntabwo bari gutegereza rero umuturage igeza kwambukira. Ikibazo kitoroshye kuri umuntu wese kiramuhangayikisha. Nyine hari igihe nambuka ariko natwe abantu ari igihe dushyiramo kwibeshya tukaba twakambuka ibinyabiziga bigenda tutarebye, nabo ari igihe batihangana bakagenda n'abandi bagenzi bari kugenda. Ahangaha njye ejo bundi bari bahangongeye ngare bwanjye kuko narambutse umuntu abankuruye akaboko arambwira uti dore imodoka zaza, noneho hariya hakurya naho ari igihe umuntu agenda ajyayo akagenda agahura n'imodoka nazo zigenda kandi atari mu mwanya wazo. Igihe tudashishoza ariko n'abatwara ibinyabiziga nabo ari igihe bashyiramo uburangare. Gusa ku ruhande rw'abatwara ibinyabiziga bahamya ko nubwo hari bagenzi babo bica amategeko y'umuhanda nkana ko n'abagenzi nabo si shyashya nk'uko umwe mu bamotari bakora mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali yabitangarije ATV. Nyine n'abagenzi n'abanyonzi b'amaguru mu muhanda wose bari kugenda nabi, bari kugenda yakwinjirana bakandikira wowe kuko nta tegeko rimuhana rihari, bahita baza bakambuka, polisi inakureba bakugera iruhande umupolisi agahita kwandikira kandi ari umugenzi ukwinjiranye harimo ibara ry'icyatsi. Hari zebra crossing yakwinjiranye bahita bakwandikira kuko kuri zebra crossing hose ahora hariho umupolisi buramugonze ugasanga amakosa kugarutseho kandi ari we ukwinjiranye. Abaturage bose bavuga ko ayo makosa yose agira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Bakomeje babwira ATV ko inzego bireba nka polisi y'igihugu zikwiye guhagurukira iki kibazo, byaba na ngombwa hagatangwa ibihano ku bafatiwe mu makosa. Nyine iyo umugonze akenshi barapfa arakwinjirana na ziriya honi bazitinya, naho harayinjirana ugahita imukubita ugasanga bise birasi ikabijyamo. Nyine babigisha amategeko y'umuhanda nabo bareba ikindi kintu kizajya kibahana, sinzi nyine ku buryo nabo bajya bambuka babanje kureba. Biteza impanuka za hato na hato zitegeze ziteganywa. Polisi ikwiye kuba yakagombye gutanga, umupolisi wakagombye kuba ahagaze kuri zebra akaba areba abaturage akabaha uburenganzira bwo kwambuka n'uko imodoka zigomba kwambuka, bigatuma byarinda impanuka. Kose hari amategeko agenwa abihanira akaba hakurikizwa amategeko, umva ariyo byagira umusaruro kurusha ibindi byose. Bijyanye n'abambuka nabi muri zebra crossing, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami ry'umutekano w'umuhanda SP Emmanuel Kayigi ku murongo wa telefoni yatangarije ATV ko ari ikibazo gihangayikishije cyane bitewe n'ingaruka giteza, ndetse ko buri wese akwiye kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Z'abanyamaguru rero ziba zigomba kubahirizwa umunsi ku munsi, buri wese agomba kubimenya. Niyo mpamvu tudashobora kuvuga ngo kwigisha urabizi ni uguhozaho. Bambuka mu muhanda yarangaye n'utwaye ikinyabiziga yarangaye. Muri zebra crossing birashoboka, ariko n'atari zebra crossing kuko umuntu afite uburyo agomba kwambuka umuhanda. N'abatwara ibinyabiziga mu muhanda bafite uburyo bagomba kwitwara kuko bategetswe kubahiriza ibyapa. Iyo tubahirije ibyapa rero ukagendera ku muvuduko utaragenwe, ahagomba kugenderwa 60 ukagendera muri 80, ntumenye ko wageze mu dusantere, ntumenye ko wageze ku mashuri, ahantu hatandukanye bitewe n'uko hateye impanuka nk'izo ngizo tujya tuzibona, ziraboneka kandi zigahitana ubuzima bw'abantu cyangwa bagakomereka. Ariko wabireba ugasanga habayemo uburangare no kutubahiriza ibyapa, kuko aho zebra crossing ziri haba harashyizwe ibyapa bigaragaza ahambukira abantu, abo bana baba bava ku mashuri,
cyangwa se ku masoko n'ahandi hatandukanye haba hari ibyapa. Igihe rero umuntu ari mu muhanda akwiriye kwibuka ko atari we wenyine ukoresha umuhanda, akitwararika, akibuka yuko ibyo ari gukora byose afite uruhare mu kurinda mugenzi we basangiye gukoresha umuhanda. Nta kindi rero ni ukwibutsa abantu ko bafite inshingano zo gukoresha neza umuhanda. Niyo mahitamo yacu, umutekano wo mu muhanda buri wese akawugiramo uruhare. Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda mu mwaka wa 2025 yerekanye ko imyitwarire y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda iri mu biteza impanuka, yiganjemo abatwara ibinyabiziga barengeje umuvuduko, abarangaye n'abatwara imodoka basinze, byanatumye impanuka zirenga 41,000 zihitana ubuzima bw'abantu 2,907. Elias Dushimimana, ATV mu mujyi wa Kigali.